Hallelujah, oh hallelujah, yeah, babona igitare cyavuye ku gituro binjiramo ntibabone intumbi ya Yesu kare kare mu museke babona igitare cyavuye ku gituro binjiramo ntibabone intumbi ya Yesu ni kuki ubuzima mu bapfuye oya 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 yazutse ni kuki mushakira ubuzima mu bapfuye oya 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 umuremyi yazutse ni kuki mushakira ubuzima mu bapfuye ubuzima mu bapfuye oya 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 yazutse
Reka nongere mbifurize kugubwa neza aho muri hose, abadukurikiye ahangaha kuri Ahupa Vision Radio. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Tubifurije amahoro y'Imana aho muri hose, abari mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu Rwanda, n'abari mu bindi bice bitandukanye by'isi. Imana ibagirire neza. Uyu rero ni wa mwanya tugarutse kubagezaho ijambo ry'Imana. Turabizi neza ko mumaze kumenyera, muba mutegereje muri benshi. Ni wa mwanya w'ubuzima bufite icyerekezo, ikiganiro mutegurirwa n'Itorero Inkuru nziza mu Rwanda. Rero Imana ibagirire neza. Nagira ngo rero ugire abantu n'ubundi urarika kugira ngo baze babane natwe mu mwanya w'ijambo ry'Imana, kuko ijambo rirabitubwira muri Daniel ngo abahinduriye benshi kuba bakiranutsi bazaka nk'inyenyeri mu isanzure ry'ijuru iteka ryose. Rero nta muntu wumva ijambo ry'Imana ngo agende nta musaruro, nta kimana rikozeho imukozeho, kuko Yesaya yaravuze ngo ntago rizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza icyo Imana yaritumye. Gira rero abantu uhamagara ubabwire bashyire ku 129 kuri Star Time kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Turi kandi kuri YouTube channel Ahupa Vision Radio Official, aho ngaho naho murahasanga ijambo ry'Imana n'ibiganiro byose dukorera ahangaha byose murabihasanga. Imana ibagirire neza. Nkuko bisanzwe rero muri kumwe na Pastor Munyemana Prote, tugiye gusenga kugira ngo twinjire mu mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Aho muri hose mutubahaye ikaze, kandi ndabizi neza ko hari icyo Imana igiye gukora muri uyu mwanya. Ngusabye kuzana umutima wawe imbere y'Imana, hanyuma ugaha umwanya Imana. Imana nayo ikagira impinduka izana ku buzima bwawe. Nta muntu ugera imbere y'Imana ngo atahe amara masa. Ahangaha rero tugeze ni mu nzu y'Imana. Ubu kano kanya twinjiye mu nzu y'Imana, twinjiye mu ihema ry'Imana. Imana rero irashaka uzana umutima, hanyuma uwo mutima Imana ikagiyanira nawo, kuko iyo umutima wamaze kwemera no kwizera, imirimo y'Imana ibona aho ikorekera. Mureke rero twegerane duhuze imitima maze dusenge. Mana, turongeye turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ukuri kandi n'inkota ityaye amugi yombi. Uyu mwanya niwe wadushyiriyeho kugira ngo ujye uwuganiriramo natwe. Turakwinginze rero kugira ngo imbaraga z'ijuru zimanukire kubana natwe no kudutwikira, kandi umutima wose ugiye kwakira ijambo ry'Imana ubone n'impinduka zizanywe n'ijambo, kandi imbaraga zose zijya zihagurukira gusahura ijambo no kurirwanya no gutuma abantu bataryizereramo ngo bakire ubumana muri bo, izo mbaraga zose turazinyeganyeje, tuzibushije ubushobozi, turazitatanyije kubw'icyubahiro cy'Imana. Duhaye agaciro icyo Imana igambiriye ku bantu bayo muri uyu mwanya. Urakoze rero Mwami, uyu mwanya turawuguhaye ngo ube ari wowe uyobora mu izina rya Yesu, amen. Imana ibagirire neza. Ndongeye ndabashuhuje aho muri hose, kandi ndabakunda, abamama, abasore, abakobwa, abana batoya, abagabo, mwese aho muri. Nyagasani abagirire neza mu izina rya Yesu. Tugiye rero kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu mugoroba nagize umugisha wo guhabwa icyo kukuzanira, kandi ibyo twariye ubushize ntago ari byo tugiye kongera kurya, ahubwo hari indi ndyo, kuko imbere y'Imana, Imana ihora idutegurira ibidukwiriye ibijyanye n'umunsi. Rero uyu munsi ntago ngiye kwigisha, nta nubwo ngiye kubwiriza, ahubwo uyu mugoroba nzanye ubuhanuzi mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma murabizi yuko ahantu hose Imana yakoreye, haba muri Isiraheli n'ubundi butaka bwose Imana yakoreyeho, n'abandi bantu yakoreshaga, umuntu wese cyangwa ahantu Imana yajyaga gukorera igitangaza yabanzaga kunyura mu kanwa k'umuhanuzi, hanyuma Imana igaherekeza cyangwa se ikaba inyuma y'ijambo umuhanuzi yavuze, kugira ngo Imana isohoze gukiranuka kw'iryo jambo. Rero uyu mugoroba Imana ikuntumyeho uwazana ngo umutima wawe ube witeguye kwakira igitangaza mu izina rya Yesu. Niba urwaye, egera hafi wakire ubuhanuzi bwo kugukiza. Nagira umenyeshe yuko iyo ndwara atari yo kukwica, ahubwo niyo gutuma izina ry'Uwiteka rihimbazwa. Hari abajya bavuga ngo indwara yanjye irakomeye, ariko nta ndwara ikomeye kuruta urupfu, kuko
Yesu yageze i Betaniya asanga umuntu yarapfuye, Lazaro byararangiye iminsi 4. Ntago Lazaro yari arwaye, yari yarapfuye, kandi ahageze ijambo rye ryakoze igitangaza. Ntago ari aho ngaho mu gasantere kaho bita Inayini, Bibiliya tubwira umugore wari ugiye guhamba umwana we, abantu bamushungereye, bageze ku irimbi habura gato ngo umwana yinjire mu gituro. Ariko ako kanya Yesu ahageze ijambo rye rikora igitangaza, abwira umwana ngo muhungu haguruka, umwana musubiza nyina. Rero wowe uyu munsi ntago wapfuye, ahubwo uriho urahumeka umwuka w'abazima, bivuga ngo rero ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Niko Yesu yabwiye Mariya mushiki we wari warapfuye, aramubwira ngo nyamara ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Rero icyo kibazo urimo, rwaba urugo rwawe rutameze neza, haba mu kazi bitameze neza, haba mu mubiri bitameze neza, haba muri karitsiye bitameze neza, niba ari urubwa ruri hejuru y'ubuzima bwawe, niba ari ubushomeri bukugarije, niba ari ideni rikugarije, niba ari n'ibyaha bikugarije, nagira ngo nkumenere ibanga, Imana ije gukemura ikibazo cyawe nuramuka uzanye umutima ugaca bugufi imbere y'Imana. Mukomeze rero kugubwa neza mu izina rya Yesu. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana, hanyuma ninjire mu mwanya wo kuguha ubuhanuzi bwawe Imana yakugeneye. Matayo 27, turahera ku murongo wa 62. Munyemerere dusome, mwegeze Bibiliya zanyu hafi, hanyuma dusome Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo, ibice 27, turahera ku murongo wa 62, hanyuma dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haravuze ngo barinda imva ya Yesu. Nuko bukeye bwaho ari wo munsi wakurikiraga wo kwitegura, abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranira kwa Pilato, baramubwira bati mutware, twibutse yuko wa mubeshyi akiri muzima yagize ngo iminsi 3 nishira azazuka. Nuko tegeka barinde igituro cyane bageze ku munsi wa 3, kugira ngo abigishwa be bataza kumwiba bakabwira abantu ngo arazutse, maze kuyoba kwa nyuma kukaruta kwa mbere. 65 haravuze ngo Pilato arababwira ati ngaba abarinzi, nimugende mukirindisha uko mubizi. Nabo baragenda barindisha igituro, bagihoma ubushishi kugira ngo bagiteranye n'umunwa. Dusubiremo kuri 66. Nabo baragenda barindisha igituro, bahoma ubushishi ku gitare kugira ngo bagiteranye n'umunwa w'igituro, babushyiraho ikimenyetso, abarinzi bahari. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba rero nkuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo Imana iguhaye amahirwe yo mu gice cya kabiri. Yesu ashimwe cyane. Tumeze nk'abinjiye mu kibuga cy'umukino. Reka nongere nsubiremo ubuhanuzi Imana impaye kukuzanira mu izina rya Yesu Kristo, kandi ndaza kumara kuguhanurira wamaze kumva neza icyo Imana ivuganye nawe mu izina rya Yesu. Kandi ndamara guhanura hari abantu bamaze kwakira imirimo y'Imana, kwakira igitangaza cyabo muri ubu buhanuzi mbazaniye mu izina rya Yesu. Nkuzaniye ubuhanuzi rero buvuga ngo Imana iguhaye amahirwe yo mu gice cya kabiri. Umuntu bita Yobu yaranditse mu bice bye 7, aravuga ngo hano ku isi kubaho k'umuntu ni nko kurwana intambara, hanyuma ubuzima bw'umuntu ntaho butandukaniye n'ubw'umucanshuro cyangwa umucakara wifuza amafu. Yobu akomeza avuga ngo jyewe Yobu, inshuro yanjye ya mbere y'amezi yo kumanjirwa, amajoro y'ububabara mbera igihembo. Akomeza avuga ngo iyo ndyamye mba mvuga ngo ntibuzacya, naba mbyutse nkavuga ngo ntiburi bwire, nkirirwa mbunza umutima gutyo umugoroba ugakika. Ubwo mbasomeye Bibiliya ntagatifu. Yobu akavuga ngo icyo nicyo kibuga yari ariho akiniramo. Imana ihimbazwe cyane. Mu minsi itambutse nagize iyerekwa rikubiyemo ubuhanuzi bw'umuntu wese udukurikiye, aho ubuhanuzi bwazagusanga, umugabane bwazagusangamo, isaha wazabwakiriramo iyo ari yose bitewe n'igihugu uherereyemo. Nagira ngo ngusabe kwizera ubu buhanuzi kuko buvuye ku Mana 100% mu izina rya Yesu, kandi buranyura no mu ijambo ry'Imana. Nari ndi ku musozi ndi gusenga, hanyuma ngiye kubona mbona ikibuga cy'umupira w'amaguru kije imbere yanjye ndi mwiyerekwa.
ngiye kubona mbona icyo kibuga hajemo abakinnyi bari bambaye godiyo cyangwa se inkweto zo gukinana z'umukara, bambaye imipira y'umukara, bambaye n'amapantara y'umukara, imyenda nyine yo gukinana y'umukara, ndetse bari bambaye n'utugofero tw'utubodi tubafashe mu mutwe natwo tw'umukara. Bahagarara mu kibuga nk'abakinnyi biteguye gukina. Hanyuma ngiye kubona mbona mu yandi mazamu hajemo abakinnyi bambaye inkweto z'umweru zo gukinana, bambaye amapantara y'umweru, bambaye udupira tw'umweru, ndetse bambaye n'utubodi cyangwa se utugofero tw'umukara tw'umweru tubafashe mu mutwe. Ngiye kubona mbona abo nabo biteguye gukina, bagiye guhangana n'abariya bambaye iby'umukara. Hanyuma nagiye kubona mbona hajemo umusifuzi, yari umugabo muremure, yari afite sifure mu kanwa. Arangije arasifura, amaze gusifura ya makipe umukara n'umweru batangira gukina. Hanyuma ku munota wa mbere w'igice cya mbere, ya kipe yambaye iby'umukara, uwateye ishoti ayishyira mu kibuga, uwo mupira waragiye uhita ubyara igitego. Ikipe yambaye iby'umukara iratsinda igitego cya mbere. Ku munota wa gatatu babona ikindi gitego, ku munota wa karindwi babona ikindi gitego, ku munota wa 11 babona ikindi gitego. Iyi kipe yambaye iby'umukara iratsinda. Narabirebaga ndi muri iryo yere kwa ndi ku musozi ndi gusenga, nari narayeyo. Hanyuma ngiye kubona mbona ikipe yambaye iby'umukara iratsinda rwose, baranezerwa bishimira ibitego byabo. Ngiye kubona mbona babandi bambaye iby'umweru batangiye kunanirwa kubera n'ubutsindwe no kwiheba bitewe n'ibitego batsinzwe. Ikipe yambaye iby'umukara iranezerwa kuko bari bamaze kubona ibitego byabo bihagije. Ngiye kubona mbona wa musifuzi ahushye mu ifirimbi agaragaza yuko igice cya mbere cy'umukino kirangiye. Hanyuma berekana ibitego kuri taburo aho babyandikaga. Ngiye kubona mbona ya kipe yambaye iby'umukara yatsinze ibitego 17 ku busa bw'ikipe yambaye iby'umweru. Ikipe yambaye iby'umukara yari yatsinze ibitego 17 mu gice cya mbere. Ikipe yambaye imyambaro y'umweru yatsinzwe rwose. Nitugera ahangaha ndaza kukubaza ngo wowe mu kibuga ukiniramo ubona umaze gutsindwa bingahe? Uraza kubisobanukirwa neza. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ngiye kubona mbona ba bakinnyi bose bagiye muri twa tuzu baruhukiramo. Hanyuma ngiye kubona mbona marayika w'Imana akinguye urugi aho babandi bambaye iby'umweru batsinzwe bari kuruhukira. Ngiye kubona mbona umutoza wabo ariho aranabakubita abaziza yuko harimo abitwaye nabi. Hanyuma umusore umwe w'ibogari wari urimo mbona umutoza amukubise inkoni ku kibuno, arataka cyane. Arangije aravuga ngo ayiwewe, ikimbabaje nuko ndi gukubitirwaho abafana banjye batareba. Imana ihabwe icyubahiro. Birashoboka yuko nawe umaze iminsi ukubitirwa aho abafana batareba, ariko ubuhanuzi nakuzaniye buravuga ngo Imana iguhaye amahirwe yo mu gice cya kabiri mu izina rya Yesu. Nagira ngo ubanze ufate ubuzima bwawe ubutereke mu kibuga, hanyuma urebe bya bindi umaze iminsi uhanganye nabyo, ubone ko mumaze iminsi mucengana, kandi rimwe na rimwe uraza gusanga kenshi na kenshi ndetse waratsinzwe. Ariko Imana ishimwe, niba utaravuye mu kibuga uraza kubona amahirwe yo mu gice cya kabiri, kandi biraza kurangira wegukanye intsinzi. Imana ihimbazwe. Hanyuma umuhungu arataka aravuga ngo ikimbabaje nuko ndi gukubitirwa aho abafana banjye batareba. Mwene da, wowe aho uri gukubitirwa mama wawe arahazi? Aho uri gukubitirwa ninde uhazi? Ibiri kukubaho ninde ubizi? Imana ihimbazwe cyane. Ariko reka nkubwire, ibyakubayeho byose ni ibyo mu gice cya mbere. Nagiye kubona mbona
wa musifuzi agarutse mu kibuga ahuha mu ifirimbi, hanyuma ba bakinnyi bose bagaruka mu kibuga, abambaye iby'umukara batsinze bibitseho ibitego 17 n'abambaye iby'umweru batsinzwe bibitseho ubusa bwabo, bibitseho ubutsindwe. Barangije bagaruka mu kibuga, hanyuma ba basore batsinze ibitego 17 mu gice cya mbere bambaye iby'umukara bagaruka mbona biyemeye, muri make bimejeje neza, bagira ngo uko igice cya mbere cyagenze ni nako icya kabiri kiri bugende. Muri make bari bazi ko burya ari buno, ariko nagiye kubona mbona ba bakinnyi batsinzwe igice cya mbere bariho bahabwa n'amabwiriza akakaye, ndetse bariho bakubitirwa no muri kariya kazu biherereyemo. Harimo n'uwavuze ngo ari gukubitirwa aho abafana be batareba. Nagiye kubona mbona basohotse ari abasore beza, bambaye ubwiza, bafite fresheri, imisasi yabo mbona hanyuramo akayaga, ubona baguwe neza. Bagaruka mu kibuga, umusifuzi ahuha mu ifirimbi, atangiza igice cya kabiri. Ku munota wa mbere w'igice cya kabiri, ya kipe yambaye iby'umweru yari imaze kubona igitego. Ku munota wa gatatu, ya kipe yambaye iby'umweru iratsinda. Hari umunota umwe batsindagamo ibitego 2, umupira ukagenda gutya ari igitego, ukagaruka ukongera ugasubirayo ari igitego. Ikipe yambaye iby'umweru iratsinda mu gice cya kabiri, iratsinda. Abahungu imbaraga bari batakaje mu gice cya mbere, mu gice cya kabiri Imana irazibagarurira. Ngiye kubona mbona umukino urangiye, umusifuzi ashoje igice cya kabiri, ikipe yambaye iby'umweru imaze gutsinda ibitego 34, ikipe yambaye iby'umukara kuri 17 byo mu gice cya mbere. Hanyuma marayika wari uri iruhande rwanjye arambwira ngo dore ubutumwa uhawe mwene data. Ubu ngubu ndi kukubwira ni ubutumwa mpawe ku buzima bwawe, kandi ntago ndi bugusaba imbabazi ngo bwakire. Niwumva harimo ubuhanuzi bwawe ukumva ijambo ry'Imana ari kureba, uze kwakira icyo Imana ivuganye nawe. Marayika arambwira ngo dore ubutumwa uhawe bwo gushyira abantu. Genda uzenguruke, ugenda ubwira abantu bahuye n'ingorane ariko bakagumana nanjye. Imana ishimwe cyane. Genda ubwira abantu basebye, basebejwe ariko bakagumana nanjye, ntibantakarize icyizere. Genda ubwira abantu barwaye, genda ubwira abantu batotejwe, genda ubwire abantu bahuye n'amakuba n'ibigeragezo n'intambara n'amarushwa y'isi bitandukanye bikabagiraho ububasha, ariko ntibajye kure yanjye, bakaguma kunyizera nk'Imana yabo. Genda ubambwirire ngo ibyo Satani yabakoreye mbihinduye umugisha inshuro 2. Imana ishimwe cyane mu izina rya Yesu Kristo. Mwene data, nagira ngo nkumenyeshe yuko niba warahuye n'amakuba ariko ntuve ku Mana, ugahura n'ingorane ariko ntuve ku Mana, ugahura n'inzara ariko ntuve ku Mana, ugahura n'amagambo ariko ntuve ku Mana, ugahura n'ibigushyira mu ntege nkeya ariko ntuve ku Mana, ugahura n'ubushomeri ariko ntuve ku Mana, ugahura no kwirukanwa mu kazi ariko ntuve ku Mana. Ibyo ngibyo byari igice cya mbere, bwari ubutsindwe, ariko Imana iguhaye amahirwe yo mu gice cya kabiri, kandi ibyakubayeho Imana ibihinduye umugisha inshuro 2 mu izina rya Yesu Kristo. Mwene data, urabona ari ibiki byakubayeho? Hanyuma icyo kibuga cy'umukino uri gukiniramo, ibyo ngibyo byose byakubayeho, ayo marira warize, ibyo ngibyo byose ubona byakoza tendency ku buzima bwawe ndetse bikahatinda uyu mugoroba cyangwa se aya masaha, bitewe naho ubuhanuzi buri bugusange. Imana ibihinduye ibyishimo, ibyari umuborogo wawe Imana ibihinduye ibyishimo, ibyari umujinya Imana ibihinduye ibitwenge,
ibyari uburwayi birahinduka ubuzima, ibyari ubushomeri birahinduka akazi, ibyari intege nke birahinduka imbaraga, kandi ibyari ibyaha nabyo niwizera Imana iraza kubihindura gukiranuka kwayo mu izina rya Yesu. Imana ihimbazwe cyane. Hanyuma nagira ngo nkubaze, ukurikije ibyakubayeho ku iriya kipe yatsinzwe ibitego 17, wowe umaze gutsindwa bingahe? Ese wagumye mu kibuga cyangwa wahise wiyirukana mu kibuga? Imana ishimwe niba ibyakubayeho utaravuye mu kibuga ugakomeza gukina, ugakomeza guharana. Ijambo ry'Imana rirabisobanura neza muri Yakobo, haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza mu kibuga agakomeza kwihanganira ubutsindwe, kuko namara kwemerwa azambikwa cyangwa se azahabwa ikamba ry'ubugingo. Imana ishimwe niba warageragejwe ariko ugakomeza kwikomeza ku Mana yawe. Akira amahirwe yo mu gice cya kabiri, akira akazi ko mu gice cya kabiri, akira ubuzima bwo mu gice cya kabiri, akira amahoro yo mu gice cya kabiri, akira mariage yo mu gice cya kabiri, akira imbaraga n'amavuta, akira ijambo ryo mu gice cya kabiri kubw'icyubahiro cy'Imana mu izina rya Yesu. Niko Imana ikuntumyeho, wa mumama we, wa mugabo we, wa mukozi wa leta we, wa mukozi wikorera we, akira amahirwe yo mu gice cya kabiri, wakire kunguka ko mu gice cya kabiri. Nubwo ibihombo byari bimeze nabi mu gice cya mbere, mu gice cya mbere bari baramanitse amatangazo y'ibyamunara, mu gice cya mbere bari baramanitse amatangazo yo kukwirukana muri urwo rugo, mu gice cya mbere wabonaga hari ingorane wahuye nazo, ariko nkuzaniye amahirwe yo mu gice cya kabiri. Izera ijambo ry'Imana wakire igitangaza. Hanyuma mu bintu nkunda, umuntu wese agira ibyo akunda. Nanjye mfite ibyo nkunda, kandi nta nubwo nkoburija gukunda ibyo nkunda, cyane ko umuntu wese akunda bitandukanye n'undi. Hanyuma agiye mu bintu nkunda, si nkunda umupira w'amaguru rwose, mfite nanjye ibyo nkunda cyane nkabishyiramo imbaraga, ariko sinjya ngira umwanya. Sinkwanga, ariko nuko ntagira umwanya wo kuba nabikurikirana, wenda ngo mbe nagira amakipe andyoheranya fane. Niyo mpamvu rwose mba numva bitantwaye igihe kinini cyane, kuko hari ibindi nkunda cyane shyiramo imbaraga. Wenda tuganira nabikubwira, ugasanga nawe urabikunda, cyangwa se ugasanga dukunda ibihabanye. Hanyuma ariko ahangaha marayika w'Imana wanyerekaga cyangwa wampaga ubutumwa, yanyeretse ibintu 7 bibera mu kibuga. Bwana sifiwe sana. Ibi bintu 7 bibera mu kibuga, ari nacyo kibuga nawe uri gukiniramo, urasanga ibintu 7 byarakubayeho. Hanyuma kandi ni nabyo ugenda uvanamo ubuhanuzi Imana iri kuvuganiramo nawe. Imana ihimbazwe. Ikintu cya mbere kiba mu kibuga, ibibuga byose by'imikino, mu kibuga habamo iminota 90. Iyi minota 90 iba mu kibuga igabanywamo ibice 2, 45 y'igice cya mbere na 45 y'igice cya kabiri. Ikipe ishobora gutsindwa muri 45 y'igice cya kabiri. Ibitego yatsindwa ibyo ari byo byose. Nta tegeko, nta bwirizwa na rimwe rivuga ngo ikipe yatsinzwe mu gice cya mbere yirukanwe ive mu kibuga, kuko umukino nturagira gute, ntago wari warangira. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. Iyi minota rero ikipe ishobora gutsindwa ibitego byinshi mu gice cya mbere, ariko iyi kipe ntiyemerewe kwirukanwa mu kibuga. Nayo ubwayo ntifite uburenganzira bwo kwisezera ngo ivuge ngo icya kabiri ntituri bugikine kubera ko twatsinzwe byinshi. Impamvu ibitekereza ngo ko byagenda kose haracyariho amahirwe yo mu gice cya kabiri mu izina rya Yesu. Mwene da, ibitego watsinzwe nubwo byabaye birebire, amagambo wavuzwe, igisuzuguriro, ubushomeri, uburwayi n'ibindi byagiye byataka ubuzima bwawe, wagumye mu kibuga cyangwa warakivuyemo. Niba warakigumyemo rero, Imana ihimbazwe, akira amahirwe yo mu gice cya kabiri mu izina rya Yesu. Tutitaye ku byakubayeho, byose byari ibyo mu gice cya mbere. Ingorane byose ibyo umazemo iminsi mbere yuko wumva ubu buhanuzi zari ingorane zo mu gice cya mbere. Akira amahirwe yo mu gice cya kabiri. Imana y'amahoro iguha umugisha mu izina rya Yesu. Dusangira ubu buhanuzi Imana impaye kuza kuguhanurira aya masaha.
Imana ihimbazwe cyane. Icyo ni icya mbere kiba mu kibuga, iminota 45 y'igice cya mbere na 45 y'igice cya kabiri. Hanyuma icya kabiri kiba mu kibuga habamo umuntu bita umusifuzi. Umusifuzi ikintu kimugira umusitari, ikimwuriza indege, icyahemberwa, icyahabwa umushahara, ikintu gituma akenerwa ku kibuga, amahugurwa ahabwa nayo kwemeza ko ikipe itsinzwe cyangwa se kwemeza ko ikipe itsinze. Imana ihimbazwe. Ni icyo ngicyo ahemberwa umusifuzi, nta kindi ibyo ashinzwe ni ugukurikira ibyo ngibyo, akavuga ati iyi kipe iratsinzwe, iyi kipe ni ibyo ngibyo ahemberwa. Iyo yabikoze neza akemeza ko ikipe itsinzwe, bagasanga koko yatsinzwe, akemeza ko itsinze, bagasanga koko yatsinze. Mbese ni ibyo ngibyo bituma umusifuzi bavuga baturiye rwose azajye no gusifura igikombe cy'isi. Nta kindi kimuzamura nuko ibyo bintu aba yabikoze neza. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma rero nari mbabwiye ngo icya kabiri kiba mu kibuga ni umusifuzi. Umusifuzi ni ukwemeza ko ikipe itsinzwe cyangwa se ikipe itsinze. We icyo akora, ijisho rye aba ari hanze kuri buri mukinnyi uwo ari we wese no ku ikipe iri mu kibuga. Hanyuma iyo amaze kubona ikipe itsinzwe, icyo akora yerekezaho ikiganza mu mazamu, ubundi agafungura amazamu akerekana ati iriya kipe yatsinzwe. Iyo amaze kugaragaza yuko ikipe itsinzwe, ntushobora kumenya abafana bafanaga iyi kipe imaze gutsindwa. Impamvu ni iyi: nta mufana ujya ufana ikipe yagize gute yatsinzwe. Ujya kubona ukabona abafana batangiye kwihina, ukavuga bona abandi bavuzaga induru, babona umukinnyi wabo azamutse ariko babona igitego, ukamushakisha ukamura, ukabona bazinze amababa. Bitewe n'iki? Umusifuzi amaze kwerekana ko ikipe itsinzwe. Hanyuma rero twaje gusanga ubuzima turimo hano mu isi, waba ukomeye, waba woroheje, waba uri mugufi, uri muremure, waba ufite cyangwa udafite, wabyemera utabyemera, uri mu kibuga nawe uriho urakina. Ikigaragaza ko uri mu kibuga nuko uko wari ubaye ejo si kubayeho uyu munsi. Amafaranga wungutse ejo ntabwo ari wungutse uyu munsi. Uko uyu munsi wari wishimye si ko uyu munsi wishimye. Icyakubabaje ejo ntabwo ari cyo kikubabaje uyu munsi. Byahinduye isura. Bitewe n'iki? Ubuzima bw'umuntu uri mu isi buri hehe? Muri mu kibuga. Ejo wari uri mu kazi, uyu munsi bagusezereye. Ejo wari umushomeri, uyu munsi wagiye mu kazi. Uri hehe? Uri mu kibuga. Imana ihimbaza. Rero kubera ko mu kibuga habamo umusifuzi, kandi umusifuzi akaba ashinzwe gukurikirana ibiri kubera mu kibuga, buri musifuzi wese, buri mukinnyi wese akaba akurikiranwa n'umusifuzi. Icyo kibuga umaze iminsi ukiniramo, uwo mukino umazemo iminsi, nawe ufite umusifuzi wagukurikiranaga. Birashoboka yuko umusifuzi amaze iminsi asifura ubutsindwe ku buzima bwawe. Mu rugo rwawe yasifuye ubutsindwe, mu kazi yasifuye ubutsindwe, mu mubiri yasifuye ubutsindwe, mu ikofi yasifuye ubutsindwe, kuri konti yasifuye ubutsindwe, muri famiye aho washatse yasifuye ubutsindwe, muri famiye aho uvuka yasifuye ubutsindwe. Muri make igice cya mbere cyaragutsinze, ariko reka nkubwira akantu keza kagiye kuguhembura. Nubwo amaze iminsi asifura ubutsindwe ku buzima bwawe, ubushakashatsi nanjye nakoze, nagira ngo nkumenyeshe yuko mu bantu bajya basimburwa mu kibuga umusifuzi ntabamo, keretse hari impamvu zidasanzwe ntaramenya, wenda ntarakorera ubundi bushakashatsi. Mu bantu basimburwa mu kibuga umusifuzi ntakunda kugira gute kubamo. Ba rutahizamu barasimburwa, abanyezamu bagasimburwa, abakina muri kangahe bagasimburwa, ariko umusifuzi wasifuye igice cya mbere ni nawe usifura icya kabiri. Bishatse kuvuga iki? Uwasifuye ubutsindwe ku buzima bwawe ni nawe uje gusifura ko watsinze mu izina rya Yesu. Uwasifuye ko bitazakunda niwe ugiye gusifura ko byakunze, kuko aracyari mu kibuga. Umusifuzi ava mu kibuga umukino ugize gute urangiye. Imana ihimbazwe. Ibi ngibi turifashisha ijambo ry'Imana, kuko ijambo riravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kutwigisha. Niko Pawulo yandikiye umuhungu we Timoteyo.
hanyuma tujye muri Yesaya 38. Yesaya 38 hari umugabo bita Hezekiya yakinnye igice cya mbere, igice cya mbere kiramutsinda, araremba, gukina biramunanira, haza umusifuzi w'umuhanuzi bita Yesaya. Ubwo ni Yesaya ibice 38 guhera ku murongo wa mbere, ngo Hezekiya igice cya mbere cyari cyaramutsinze, yararwaye araremba. Hanyuma umuhanuzi, umusifuzi araza aramubwira ngo rero Hezekiya, hamagara imiryango urage, utegeke iby'inzu yawe, utange iminani, kuko igice cya mbere cyaragutsinze, icya kabiri bitewe n'ibitego watsinzwe ntago wemerewe kujya gukina kiriya gice cya kabiri, ahubwo hamagara imiryango, utange iminani, urage, utegeke iby'inzu yawe, kuko icya kabiri ntuzajya ikintu ugize gute, urapfuye. Imana ihimbazwe cyane. Uyu muntu bita Hezekiya wari umwami w'Abayuda, arangije ngo aravuga ngo nibyo koko biragaragara ko natsinzwe. Arangije abaza umuhanuzi atese ibyo wahanuraga birarangiye, n'ubutsindwe, n'urupfu? Arangije aramubwira ati nibyo. Yesaya arakata nk'umuhanuzi, nk'umusifuzi, ati icyo nemeje nacyemeje, sifure nayivugije, yavuze, abantu bose bamaze kubona ko watsinzwe, amaje kubona ko ugiye gupfa. Hanyuma ngo amaze gutera intambwe arenza aho ngaho, Hezekiya ngo yibwira iby'imbaraga, aravuga ati nibyo koko natsinzwe, ariko se ni iki gitumye umuhanuzi, umusifuzi ashatse kunkirukana mu kibuga kandi natsinzwe mu gice cya mbere? Iri tegeko yubahirije ni irihe? Arangije ngo ahita yerekera ivure, abwira Imana ngo Mana, nkwisabiye amahirwe yo mu gice cya kabiri. Haleluya. Arangije ngo ajima abwira Imana ati Ma, ibuka ko nakinaga neza mu wa mbere, nakinaga neza, aho nabaga mpagaze nakinaga neza, ibuka yuko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, none nyihera amahirwe yo mu gice cya kabiri. Ako kanya ngo Uwiteka Imana ngo aragaruka agera kuri wa musifuzi wasifuye urupfu witwa Yesaya, wabwiye Hezekiya ngo arapfuye, ngo aramubwira ngo subirayo ugende umubwire ngo muhaye amahirwe yo mu gice cya kabiri, kandi mwongereho imyaka 15 yo kubaho. Mwene dahumura, tuza gace, uwasifuye igice cya mbere ni nawe ugiye gusifura icya kabiri. Uwasifuye ko bitazakunda niwe ugiye gusifura ko byakunze. Uwasifuye ko nta buko uzakora niwe ugiye gusifura ko wabukoze. Uwasifuye ko upfuye niwe ugiye gusifura ko mwahuye wigenza. Uwasifuye ko utazikamira nayimbwa bajya bisifura niwe ugiye gusifura ko sigaye umwishyushyu y'inka. Uwasifuye ko byarangiye niwe ugiye gusifura ko ahubwo burya ari ryo tangiriro ryo munezero wawe. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma aho ngaho kuri ekara yawe uriho urabonaho nimero ya telefone 0783034991. Iyo nimero ya telefone bawandikaho message yawe, hanyuma umbwire ngo ndiho ndakina gutya, mimeze gutya, nsengera kuri ubu buryo, ndabona nashakaga kuva mu kibuga bitewe n'ibitego natsinzwe, ndi guhura n'abasifuzi basifura ubutsindwe gusa, ndi guhura n'ibibi. Hanyuma wohereze message. Mbibutse ko message mwohereza hano kuri iyi telefone ntago nzisomera muri studio, kuko telefone ni yanjye ngendanwa. Izo message ndazikurikirana nkajya no kuzisengera. Imana ibahe umugisha. Iyo telefone kandi iri no muri mobile money, wayikoresha ushyigikira iki kiganiro cyangwa se utera inkunga umurimo w'Imana, ushyigikira umukozi w'Imana. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nari nkubwiye ngo ibyakubayeho byose, ibyo umusifuzi yasifuye byose, humura, uwasifuye igice cya mbere agasifura amakuba arahari kugira ngo asifure n'amahoro, kuko umusifuzi ava mu kibuga umukino urangiye. Muri make wasifuye icya mbere ni nawe usifura icya kabiri. Data himbazwe mu izina rya Yesu. Hanyuma ikintu cya gatatu kiba mu kibuga, ubwo aho tuvuye hari uwumvisemo ibye, aho tugeze naho hari ugiye kumvamo icyawe. Icya gatatu kiba mu kibuga ni abafana. Nari mvuze ngo ni abafana. Hanyuma abafana babamo ibyiciro bitandukanye, ariko bakagira n'icyo bahuriraho nza kuvuga. Abafana icyo batandukaniyeho ni ibyicaro ndetse n'ubuhende cyangwa se n'ibiguzi by'amatike. Hari abicara muri VIP, abo ngabo bishyura amatike ahenze. Hari abishyura hatari muri VIP ariko hasakaye, abo nabo bishyura ari munsi y'abari muri VIP.
hari n'abishyura hanyagirwa handi hava n'izuba, ariko abo nabo bafite amatike kuko ni muri stade binjiye. Hanyuma hari n'abandi batabonye uko binjira, buriye bariho bahengeza muri stade, abo bose ni abafana bari ababuza amatike. Ariko abo ngabo icyo batandukaniyeho niki? Ni uburyo bari gukurikirana umukino neza. Ariko reka nkubwire ikintu aba bose bahuriyeho. Abafana ikintu bahuriyeho ni kimwe, waba wishyuye muri VIP, yaba umuyobozi, yaba na rubanda rugufi, ikintu kibazana mu kibuga ni kimwe, ni ukuvuza induru no gukomera. Nta kindi. Yaba muri VIP uzasangamo ewana muri make akaruru, ibintu bimeze neza, baryohewe kubera ko ikipe yabo yatsinze. Hanyuma nta kindi, baba bari inyuma, baba bakurikira umukino kuri televiziyo batageze muri stade, baba bawureba bari bakurikirana bari kuri televiziyo cyangwa ku maradiyo, abo ngabo bose hari n'abafana bataramenya ngo ese ni yitsinze. Mu kanya gato akaza gusanga baravuze ngo si yitsinze. Bitewe n'iki? Umufana nta kindi kintu kimubamo, nta kindi kituma afana, nta kindi afanisha, ni ukuvuza induru no kugira gute, no gukomera. Hanyuma rero birashoboka yuko abafana bawe uyu munsi wa none, kuko iyo umufana, iyo ikipe itsinzwe, navuze yuko udashobora kumenya abafana bayo. Imana ishimwe cyane mu izina rya Yesu Kristo. Iyo umusifuzi amaze kuvuga ngo iyi kipe iratsinzwe, ni gake ushobora gusobanukirwa ngo uyu ni umufana wafanaga ya kipe. Nta mufana ufana ikipe yatsinzwe. Iyo ikipe yatsinzwe uyu munsi wa none, niba waratsinzwe, niyo mpamvu uri kubona nta bantu ufite, kandi warahoranye abantu, nta nshuti ufite, warahoranye inshuti, nta rungano mu kigendana, warahoranye agakungu. Muri make ikizakubwira yuko watsinzwe nuko uzabona abantu bagiye bakuvaho, bakwikuraho, nta n'uwo mwashwanye, nta n'uwo mwagiranye ikibazo, ahubwo ukabona runaka arikubuye, wakongera kumuhamagara ukumva yagushyize blacklist, ukibaza utese mu by'ukuri haba harabaye iki? Wibaza amakuru wagize gute? Waratsinzwe. Nta mufana ufana ikipe yatsinzwe, kandi iyo ikipe yatsinzwe mbese muri make nta mahoro ibigize gute ibifite, kuko mu kibuga baba bashoyemo. Imana ihimbazwe. Uyu munsi wa none mu kibuga urimo urabona abafana bawe bagihari cyangwa baragiye. Iyo watsinzwe mama wawe akubera rubanda, nta ufana ikipe yatsinzwe. Iyo watsinzwe mama wawe akubera rubanda. Iyo watsinzwe bene wanyu ntibakwiteza, nimero barazisiba bakanakwihakana, bikagenda ukuntu. Uyu munsi kuba waratsinzwe uri muri ubwo buzima, si uko udafite abakomeye muziranye, ariko waratsinzwe. Iyo watsinzwe no mu bukwe bwo mu muryango ntibagutumira, niyo widumbukije bakabona urahageze, icyo bakora mbese muri make kugira ngo nawe ugaragare nk'uwataje ubukwe bwa bene wawe, barakubwira ngo wowe ngo uzajya gutera insina, nawe muri make ukajya gutera insina ziyobora abageni, kandi yenda ubukwe nubwo umwuzukuru wawe cyangwa nubwo mbese nubwa mubyara wawe. Impamvu ni iyihe? Baguteresheje insina. Waratsinzwe, inama z'ubukwe ntiwazigezemo, kuko umuntu watsinzwe wamutumira se mu nama z'ubukwe ngo atwerere se? Ariko acira amahirwe yo mu gice cya kabiri, uzayobora inama z'ubukwe bwo muri famiye, n'uzapfaho mu muryango mu gice cya kabiri, ntago bazamuhamba utarahagera. Wakakiriye amahirwe yo mu gice cya kabiri ko ari Imana yaguhaye. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma niba ugira ngo ndakubeshya, winjire muri Bibiliya. Ijambo ry'Imana ndabitubwira ahangaha muri Matayo ibice 26 umurongo wa 59. Uzahasanga umuntu bita Yesu, uyu mwami wacu twiringiye, unaduhaye amahirwe yo mu gice cya kabiri. Nawe iki kibuga cya hano mu isi yagikiniyemo. Yakinnye igice cya mbere afite abafana 12. Arangije igihe bariho basangira capati, barya umutsima, banywa vino y'umuzabibu, atangira kubabwira ati ninjiye mu kibuga kandi mbonye ntsindwa, mbonye hari ibintu bibaho, umwana w'umuntu agiye kugambanirwa yicwe. Uwo bita Rwarutabura w'ikipe ya Yesu, umuyobozi wa fani karabu, ubwo nari nifashije nka umufana mukuru wa Rayon Sport, umuyobozi wa fani karabu ya Kristo bamwitaga Petero. Arangije ngo arahaguruka aravuga ati reka data, ikipe
kamere yacu ntago twayiva. Ngo aramubwira ngo no mu rupfu tuzagira gute, tuzajyana. Ariko ikipe imaze gutsindwa ngo abona baramufashe bamuteye umukoba mu mugongo, abona bamukubise undi baramuhindukije, arangije ngo atangira kwirebera hirya, haba haje umukecuru ati rwose ayo marange wisize ntay'abayuda, biragaragara ko nawe uri umunyagalilaya. Arangije ati reka data iriya kipe sinyizi, yihakana Yesu kugeza ubwo inkoko igize gute, ibitse, nk'uko yari yaragize gute, yarabibwiwe na Kristo. Impamvu ni iyihe? Yavuze ngo ntazamwihakana, ariko none akaba abikoze, ndetse inkoko ikabika amwihakanye gatatu. Nta mufana ufana ikipe yagize gute, yatsinzwe. Imana ihimbara. Rero wikikoma abantu ngo simuyomba se, ngo yanyiteza se. Akira amahirwe yo mu gice cya kabiri nibwo azakubera muyomba. Akira amahirwe yo mu gice cya kabiri nibwo azakubera mubyara wawe. Akira amahirwe mu gice cya kabiri nibwo azakubera umuvandimwe. Bitabaye ibyo nk'ibyo, niba ugumye mu butsindwe, mbese muri make ihangane. Ariko niba waragumye mu kibuga, akira amahirwe yo mu gice cya kabiri, akira intsinzi, akira umunezero wikubye kabiri umubabaro wagize mu izina rya Yesu. Hanyuma narimvuze ngo icya gatatu kiba mu kibuga, habamo abafana. Hanyuma abafana bawe nawe urabona uko byakugendekeye. Yesu nawe byaje kurangira bamuhambye, bene Zebedayo baca hariya, abana b'inkuba baca hariya, bene Rufayo baca hariya. Igice cya mbere kirangira Yesu bagize gute, bamuhambye. Bamaze kumuhamba habaho ikintu cya kane kiba mu kibuga, icyo bita pause cyangwa akaruhuko. Pause ni iminota igiba hagati y'igice cya mbere n'icya kabiri. Hanyuma nagira ngo mbabaze, wenda turiho turanaganira, kandi mukomeze mwandike message mumbwire mwebwe aho mugeze mukina. Hanyuma turaza gufatanya gusengera ibyo byifuzo byanyu, kuko Imana iranzanye imbere yawe kugira ngo ngukomeze muri ubu buhanuzi mu izina rya Yesu. Hanyuma icya kane kiba mu kibuga, mu kibuga habamo icyo bita pause cyangwa akaruhuko. Reka mbabaze, ko mujya mukurikira umupira kuri televiziyo, mukajya no kuri stade, hari umuntu wari wabona umukinnyi mu kibuga mu minota ya pause? Mu minota ya pause abakinnyi hari aho bari bagize gute, hari abo baba biherereye bari guhabwa kondisiyo. Hanyuma hariya muri iriya pause ntago wamenya niba umukinnyi aba ari mu munezero cyangwa se ari mu byishimo. Ntago wamenya ibimuriho utari umukinnyi. Uyu munsi wa none ibiri kukubaho ni wowe ubizi. Ariko se muri pause bimeze gute? Kera wabaga mu mubare w'abacuruzi bazwi mu gihugu, ukabuzwi karitsiye ucururizamo. Ariko uyu munsi wa none uri muri pause, uriho urahinduza amatini namba n'ibiki byose, cyangwa se uri kujya gusibisha ubucuruzi, uri muri pause. Bakurambagizaga, ariko uyu munsi wa none uriho urarindira ka message ka sheri, reka data, telefone mbese byaranze. Kizakubwira rero ko uri muri pause, telefone uyishyiramo umuriro, ukamarwamo no gucana itoroshi no kumva memory card indirimbo. Ariko ibyo ngibyo wagura radio, ntago ari wo mumaro wa telefone. Ariko icyo ni kikugaragariza ko uri muri pause. Muri pause ntuvuga, muri pause nturi kuri tele, muri pause ntucuruza, muri pause ntukina, muri pause ntutanga keya mu rugo, muri pause nta ukubwira neza, muri pause naho ngaho nyine ibiri kukubaho na mama wawe ntabyazi. Abakinnyi hariya baba bari muri pause, nta n'umugati winjiramo. Hari ahantu baba bari haba harimo amazi arimo isukari, na amazi arimo isukari ni ibyo ngibyo, mbese n'utore tuntu muri make n'ibintu bikonje biri aho ngaho. Ariko nta biryo, nta bindi bintu bikomeye. Mwene data, uyu munsi wa none nawe birashoboka ko uri mu buzima ubona buri mu kato, mu gakubiro, ahantu hihishe, ubuzima budafite icyerekezo, urabona nta muntu muhagararanye. Ariko reka nkwihanganishe, humura, iyo pause izarangira. Nubwo ubona wayitinze, ariko humura, wakira amahirwe y'igice cya kabiri mu izina rya Yesu. Umaze iminsi mu bushomeri, pause yawe iratinze. Umaze iminsi mu busiribateri, pause yawe iratinze. Ikizakubwira ko umukobwa ari muri pause, nubwo washyiraho amaherena angana gute, nubwo wasiga bimeze gute ku munwa, nubwo wasiga ibisa gute ku maso, nubwo wakambara mini zimeze gute, uhura n'umusore yakureba akagira ngo ni umuhungu mugenzi we bahuye rwose. Iyo mpamvu
reka uri muri pause wikibaze cyagize gute icyabaye, ariko nkuzaniye ubuhanuzi, akira amahirwe yo mu gice cya kabiri. Bigutwaye iki kwakira igitangaza? Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. Rero icya kane kiba mu kibuga ni pause, iminota y'iki y'akaruhuko. Hanyuma iyo abakinnyi bari hariya bari kuruhuka, hari ababa bariho babwirwa nabi bacyahwa bitewe n'imyitwarire bagize, hari n'abariho babwirwa neza bati nyamuneka mwongere mukaze hariya, ariko hariya ibyaba muriho biri kumubaho byose, mbese muri make nta muntu umenya ibyamubayeho babimenya agarutse hehe? Agarutse mu kibuga. Ikindi muri kariya kazu nta telefone zinjiramo, telefone abakinnyi baba bazisigiye abana b'abajiniyoro babo, mbese bazisize hariya. Niyo mpamvu hariya ntiwamutelefona ngo mubwire ngo komera, reka da, abari gukubitirwaho abafana be batagize gute, batareba. Uyu munsi wa none nawe birashoboka yuko nta message nziza, nta kiganiro cyiza, nta rurimi rwiza, nta jwi ryiza, nta kintu cyiza uri kubona, ariko niba warakomeje kwikomeza kuri Kristo, akira amahirwe yo mu gice cya kabiri, akura ku gisuzuguriro kandi ahindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Ibitego waba waratsinzwe ibyo ari byo byose, humura, Uwiteka ari kumwe nawe mu izina rya Yesu. 0783049991, komeza wandikeho message zawe, kandi mbibutse ko iyo nimero iri muri mobile money, wayikoresha ushyigikira iki kiganiro, nabyo Imana irabiguhera umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wera nagukoraho rwose ubikore, kandi ndagusengera ngusabire umugisha, Imana ikugirire neza. Hanyuma rero nari nkubwiye icya kane yuko ari pause. Hanyuma turiho turihutisha, wenda nitugira umugisha wo kugaruka tuzababwira ibindi bikurikiraho. Icya gatanu kibera mu kibuga. Mu kibuga habamo icyo bita itangazamakuru. Nari mvuze ngo itangazamakuru, mbibiri banga mbamenyeshe yuko nta kibuga kitagira itangazamakuru kibaho. N'ababana bakina za karere mu mudugudu hasi aho ngaho, burya umutangazamakuru uzamusangamo ariho avuga ati yewe Rubyogo arawupe, uzasangamo rwose nta kibuga kitagira itangazamakuru. Kandi mbibutse kano kantu, nta radiyo itagira abambasaderi. Niyo mpamvu ugenda gakeya, witware neza, ukine neza, kuko ibyawe birazwi. Byaba ibibera mu rugo rwawe birazwi, byaba ibibera mu kazi kawe, reka kwizamurisha amaboko ngo witware nka dendo, rwose ibyawe birazwi. Genda neza, ubanze wegukana amahirwe yo mu gice cya kabiri, umaze kumenya niba igikombe ugize gute ugitwaye. Imana ihimbazwe. Nari mvuze ngo nta kibuga kitagira itangazamakuru, kandi nta radiyo itagira abambasaderi. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. Njya nkunda, hari igihe mba mfite nk'umwanya wenda nka yo nakuribashije gukurikira nk'umupira kuri Radio Rwanda, usanga hari abambasaderi rwose ba Radio Rwanda batajya babura bakurikira umupira. Mbese muri make ugasanga uwo bita Bikabyo original we Karongi, Daria wo mu Ruhango, Hategekimana David wa Kicukiro, Pasiteri w'Inyaruteja, n'abandi. Mbese nkunda match w'ikiri aba ngabo ngabo. Rero abo ngabo ni ibigaragaza yuko ibiri kubera mu kibuga byose biba bigize bikurikira. Rero icyo kibuga uri gukinira ufite itangazamakuru, ibyawe byaramenyekanye, ubutsindwe bwawe bwaramenyekanye, ingorane zawe zaramenyekanye, inshuro upfushije ubukwe birazwe, uko mu kazi bihagaze aho ngaho birazwe. Nyamuneka jya imbere y'Imana, ubwire Imana ngo Mana nyihera amahirwe yo mu gice cya kabiri, kuko abatangazamakuru batangaje amakuru y'ubutsindwe ku buzima bwanjye. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma rero birashoboka yuko bitewe n'ubutsindwe wagize, hari abatangazamakuru bamamaje amakuru atari meza ku buzima bwawe, bati yewe yatsinzwe, yapfushije ubukwe, yirukanwe mu kazi, yasohowe mu nzu, asazi iwabo,
n'ibindi ni umunyabyaha, ni umunyantege nke, nta jambo akigira, nta kintu akibitse. Muri make mbese birashoboka yuko itangazamakuru ryatangaje gutsindwa ku buzima bwawe, kuko icyo kibuga uri gukiniramo uko byagenda kose hari umutangazamakuru uri hafi yawe ugukurikirana. Niba ugira ngo ndakubeshya, ibyo wavugiye cyangwa se utigeze unagira bubyongorera ariko bikaba byarakubayeho, uzasanga byageze hanze mu bitangazamakuru cyangwa bisanzwe mu gasantere. Utekereze ko ibi bintu uretse ko uzi ko byakubayeho ariko nta muntu mwigeze mu biganiro. Habaye iki? Itangazamakuru ryarigize rite? Ryari rihari. Hanyuma rero namaze kumenya ikindi kintu gitangaje, aka nako karakuryohera. Naje kumenya yuko abanyamakuru bogagije igice cya mbere ari nabo bogagize icya kangahe? Icya kabiri. Soma ijambo ry'Imana muri Yeremiya ibice 38. Urahasanga Yeremiya bamujugunya mu cyobo cya mikono 50 ngo bamaze kukimujugunya ngo cyari icyobo cyari mu gikari cy'inzu y'imbohe. Hanyuma yarazize ubuhanuzi, haza umugabo umwe bita Ebedimeleki ngo w'umunyetiyopiya w'inkone, ngo arebye mu cyobo amusangamo, arangije agenda avuga ati yo, ati mbega none Yeremiya ibyamubayeho, bamujugunye mu rwobo agiye no kwicirwamo n'inzara. Uwo yari umunyamakuru watangaje amakuru yo kujugunywa mu rwobo kwa Yeremiya, no kuba Yeremiya uyu munsi wa none atari guhanura. Arangije ngo aya makuru arayirukankana, Ebedimeleki ngo yajyana ibwami. Ariko kuko umunyamakuru wogagije icyambere ari nawe ugomba kogagiza icya kabiri, akava mu kibuga amaze kumenya ikipe itwaye igikombe, muri make n'abayobozi b'amakipe bamaze gukora ama-interview, bamaze gusobanura uko umukino wagenze. Uyu nguyu Ebedimeleki amaze kubigeza imbere y'umwami, umwami yaramubwiye ngo rero Yeremiya mumubonye yatsinzwe ari mu mwobo, ariko kura hano abagabo 30 b'inkone nkawe, mwirukanke mugende muvane umuhanuzi Yeremiya mu rwobo ataragira gute? Atarapfa. Iyo Ebedimeleki ataza kujya gutangaza aya makuru ngo ayavuge, ntago Yeremiya aba yaravuye mu rwobo. Uyu munsi wa none ayo banyamakuru ubona ku buzima bwawe, abo bagore basakuza ku buzima bwawe, abo bakobwa, abo basore, mbese murace ibyo uri kubona, abo bagutangira raporo mbi, humura n'ubutsindwe, ariko hari amahirwe yo mu gice cya kabiri. Haleluya! Ndumva nuzuye imbaraga zo kuba nakwaturaho ijambo ryiza. Akira amahirwe yo mu gice cya kabiri wa mukobwa we, akira amahirwe mu gice cya kabiri wa mama we, akira amahirwe mu gice cya kabiri mu rugo rwawe, mu kazi kawe, nyamuneka mu buzima bwawe akira amahirwe mu gice cya kabiri. Mukozi w'Imana, mushumba, muvuga butumwa, muhanuzi, mukozi wa leta nayo wikorera, akira amahirwe mu gice cya kabiri kubw'icyubahiro cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihimbazwe cyane. Hanyuma Ebedimeleki ngo ahita afata inkone 30, barajyana bavana umuhanuzi Yeremiya mu rwobo, bamukura amatagize gute? Adapfuye. Ayo makuru yatangajwe ni yagiye gutuma uzamuka muri uwo mwobo, ariko iyo abanyamakuru bataza kuhaba bagaceceka, ntago wari kuzabona ubutabazi. Kabone niba baranakuvuze nabi, niba hari ikintu gihenda mu buzima no gukora publicité, mwese mu bucuruzi publicité zirahenda. Uwo wagiye kogagiza akavuga ibi ku buzima bwawe, rimwe na rimwe akubeshyera, byatumye habaho gukurikiranwa, kandi uko gukurikiranwa havaho kurenganurwa. Hanyuma akira amahirwe yo mu gice cya kabiri. Uwiteka Imana aguhe umugisha. Narimvuze ngo icya gatanu kiba mu kibuga habamo itangaza makuru. Ebedimeleki amakuru yatangaza. Uwo bita Hana yakinye igice cya mbere yarabuze urubyaro, afite umutangazamakuru bita Penina, akashyiramo promosiyo zitandukanye avuga ko mukeba watabyara. Ariko Hana arangije ngo aramwitaza, ajya mu rusengero ngo asenga bucece, aravuga ngo ndakina noneho ntabariye ku bitego natsinzwe, ntabariye kuke, ndakina nta magambo. Ngo ajya mu kibuga noneho yarakaye, ngo akinira mu rusengero rwaho bita Ishiro, ngo akina anyeganyeza intebe, anyeganyeza umunwa, ariko ngo ijwi ritumvikana, afite ububabaro w'ibitego yatsinzwe. Arangije ngo umutambyi ngo aramureba, ngo aravuga ngo ariko nuko nguko bakina, nuko nguko basenga, none isengesho uri gusenga ko ari iry'abantu basinze.
natsinze. Undi arangije aramubwira ati reka data, ntago ndi umukinnyi wo gufata amategeko y'umukino ngo nyice ku buryo najya kunywa inzoga, ntago ndi umugore w'umupapa wo kujya gutesha izina ry'Uwiteka agaciro ngo njye kunywa inzoga, ahubwo naratsinzwe ndiho ndisabira amahirwe yo mu gice cya kabiri. Umutambyi Eli ngo aramubwira ngo wa mugore, niba ibyo uri gukora atari inzoga ziri kubigukoresha, genda Uwiteka aguhe amahirwe yo mu gice cya kabiri, aguhe icyo umutima wawe wasabye. Hana arataha, Uwiteka amutera igitangaza, amuha amahirwe yo mu gice cya kabiri. Hanyuma Elukana amutera inda yo mu gice cya kabiri, ayibyaramo umwana w'umuhungu amwita Samweli, amutura Uwiteka. Bamuvugaga bagira gute? Barahora, nk'uko umuririmbyi bita Theo bose babiri ndanamushuhuje yabiririmbye. Imana iguha umugisha wowe umaze iminsi wumva hari ibintu bikuvugwaho, ariko nyamara ugakomeza kwikomeza ku Mana. Iherere wisabira amahirwe yo mu gice cya kabiri, ubundi witurize mu izina rya Yesu. Imana ihimbazwe. Cyo ni icya gatanu, ndi kwihutisha. Hanyuma icya gatandatu kiba mu kibuga. Mu kibuga habamo icyo bita guhinduranya amazamu cyangwa se guhinduranya ibibuga. Hanyuma burya mu gice cya kabiri amazamu ikipe yakinnye yerekeza umupira cyangwa itsindamo, mu gice cya kabiri ntago ariko bigenda, ahubwo barimuka bakajya aho babatsindaga bari bari. Imana ihimbazwe. Uyu munsi wa none umaze iminsi abantu bakwishima hejuru, bariho bavuga ngo uri umunebwe niyo mpamvu udatera imbere, bariho bavuga ngo rasuzugura niyo mpamvu utashatse, bariho bavuga ngo witwara nabi niyo mpamvu nta kazi urambaho, bariho bavuga ibintu byinshi, bariho bavuga ngo ntago wabyaye, bariho bagira gute. Ariko mwene data, mukozi w'Imana, aho waba uri hose, muntu unkurikiranye, aho ubu buhanuzi bwazagusanga hose, nagira ngo nguhumurize mu izina rya Yesu Kristo. Abo ubona bakwishimye hejuru, Imana iri kumbwira ngo nkubwire ngo habayeho guhinduranya ibibuga mu izina rya Yesu. Ikibuga watsindiwemo Uwiteka kigukuyemo, hanyuma amazamu watsindiwe uwagutsinze yararimo ni Uwiteka kujyanyemo. Jya guhagarara aho uwagutsinze yarari, hanyuma aho watsindiwe nawe azahahagarare, kuko ari akanwa k'Uwiteka kagize gute? Kabivuze. Ibi turabisanga mu ijambo ry'Imana. Uwo bita Hamani hariya muri Esiteri ibice 9, ijambo ry'Imana rirabitubwira neza. Haravuga ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Dari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka, Abayuda baba aribo bagira ububasha ku banzi ba. Bivuga ngo byarahindutse. Hanyuma aho Abayuda batsindiwe, barangije barahava. Hanyuma uwo bakinaga bita Hamani wibwiraga ko yatsinze ibitego byinshi, birangira uwo bita Morodekayi wari waratsinzwe agiye kwambara ikamba no kurya ku cyubahiro cya Hamani. Hanyuma Hamani nawe ajya mu mazamu Morodekayi yari amaze iminsi agira gute? Atsindiwemo. Nuko nguko byarangiye. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Humura, witerwa ubwoba n'izo nduru zikuri hejuru bivuga ngo waratsinzwe, ngo yimeze gutya. Witerwa ubwoba nabo ubona bakuzamukanye. Wowe isabira amahirwe yo mu gice cya kabiri, witware neza mu kazi imbere y'umukoresha, witware neza muri iyo ministeri, witware neza muri iyo company, witware neza muri ako karere, witware neza muri uwo murenge, witware neza kuri icyo gitangazamakuru, witware neza muri ibyo biro ukoreramo. Hanyuma ubundi ujye ubwira Imana uti Imana, nubwo bigaragara ko hari ubutsindwe, ariko nyihera amahirwe yo mu gice cya kabiri. Ejo uzabona, ni kenshi uzajya kubona ubone umuntu yasimbuye uwari umuzengereje. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Icyo rero ni icya gatandatu kiba mu kibuga, cyitwa guhinduranya amazamu cyangwa se ibibuga. Hanyuma icya karindwi kiba mu kibuga. Mu kibuga habamo umuntu bita umutoza. Imana ihimbazwe. Ubwo tugeze ku ijambo twasomye, ngahita nakira abantu nka 2 kuri telefone cyangwa 3 bari hafi, ubundi tugasengana Imana. Hanyuma icyanyuma kiba mu kibuga Imana yanyeretse, yampayemo ubuhanuzi bwo kukuzanira. Mu kibuga habamo umuntu bita umutoza. Umutoza nubwo
ikipe yatsindwa ibitego byinshi umutoza ntabwo ajya aca intege ikipe ngo ayibwire ngo wakinnye nabi, ntabwo ariko bigenda, ahubwo akomeza kuba hafi y'abakinnyi akababwira ati haracyariho ibyiringiro. Tukiri aha ngaha iyo Yesu ataza kubana na umutoza wawe ngo abane nawe aguhumurize, uyu munsi wa none byakubayeho byose ubona iyo utaza kugira ihumure ry'umutoza byari kugenda gute? Yesu rero ijambo ryatubwiye yuko nawe bamuhambye bajya guhoma ubushishi ku gitare kugira ngo bagiteranye n'umunwa w'imva, mbese abarinzi barahaba. Ariko igice cya mbere kirangiye, igice cya kabiri gitangiye, marayika w'Uwiteka kuwa mbere y'iminsi 7 mu museke ngo yaraje abirindura cya gitare, arangije agikuraho. Amaze kugikuraho igitangaza kigira gute? Kirakoreka, uwari uri mu gituro avamo azamukanye intsinzi. Hanyuma umugisha rero tugira uyu munsi, igikombe Yesu yakiniye yarakiduhaye twebwe abamwizeye, turiho turakina tugize gute? Tugifite. Muri make Satani ariho arakina n'ikipe atazi ko yibitseho igikombe. Niba uri ku murongo wa telefone umwe cyangwa babiri simbarenza, hanyuma abandi mukomeze mwandike message, umwanya warangiye ariko ndabizi neza kandi iyo telefone irahari, turakomeza kuganira, kandi wifuje kubonana nanjye nabyo bijya bikunda. Ku murongo wa telefone ahupa alo. Karame urinde uherereye he? Marita Julienne mbereye hano Kabuga. Uherereye Kabuga. Hanyuma ijambo ry'Imana waryumvise, wakiriye ubuhanuzi? Naryumvise. Igice cya kabiri urumva wakinjiyemo? Nakinjiyemo cyane. Igice cya mbere cyakugendekeye gute? Kubera ko ndi n'ipfubyi. Aha. Mba numva nyine nshaka gusenga Imana. Cyane. Muri make waratsinzwe bihagije. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma icyifuzo cyawe cy'umwihariko uze kugishyira kuri iyo telefone, hanyuma cyangwa se uze kumvugisha nasohotse muri studio tuvugana. Imana iguha umugisha. Reka dufate n'undi. Urakoze cyane. Urakoze. Wowe uri hafi ndakwakira, hanyuma duhite dusenga Imana. Imana iguha umugisha. 0783304991. Ushobora kohereza message yawe kuri iyo telefone, hanyuma ukavuga icyo dusengera. Ndabona muriho mubyiganira ku murongo wa telefone, ariko munyemerere dufatanye dusenge Imana. Wowe wohereje ibyifuzo byawe kuri telefone, turaza gufatanya tubisengere. Hanyuma reka tukwakire. Ahupa alo. Jya kure ya televiziyo yawe tuvugane. Aha, Imana rero ibagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Munyemerere twinjire mu mwanya mwiza wo gusenga. Uwo ngo twari twakiriye ari kutumena amatwi kubera yegereye igitangazamakuru cye. Imana ibagirire neza, mureke twinjire mu kanya ko gusenga. Ahupa alo. Karame urinde uherereye he ma? Uri Kicukiro. Igice cya mbere wumvise uko cyagenze se? Nabyumvise. Wasanze cyarakumereye gite? Cyangendekeye nabi, nange nshaka kwinjira mu gice cya kabiri. Akira amahirwe yo mu gice cya kabiri mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma dufatanye gusengera iki dutanguranwa n'amasegonda. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Muriho murabyigana ku murongo wa telefone muri benshi, ariko munyemerere dusenge. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye cyane, ngushimiye urukundo rwawe n'imbabazi uhora utugaragariza, kandi ngushimiye ko uvuganye n'abantu bawe muri uyu mwanya. Ijambo ryawe Nyiringaye Imana yatubwiye ngo utanze amahirwe yo mu gice cya kabiri ku bantu igice cya mbere cyagendekeye nabi, kandi waravuze ngo umuntu kwizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Nanjye kubwo kukwizera ndabizi neza ko Nyiringaye Imana iyi soko iturutse muri jyewe hari igitangaza igiye gukora ku bantu bakurikiranye iri jambo ry'Imana cyangwa ubu buhanuzi. Buri wese wakiye ubuhanuzi ntatinde kubona gusohora kwabwo, kandi buri wese yinjire mu gice cya kabiri akinjiranyemo amahirwe n'umugisha. Ibitego bizabe byinshi, abari baratsinzwe bazatsinde, abari barasebye, abari
barahuye n'ingorane n'amakuba bazakira ibyishimo ku bw'icyubahiro cy'Imana. Urakoze rero mwami, turagushimiye, ukomeze kubana natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha, naho kuwa kane w'igitaha saa 10. Shalom, shalom, shalom.